Tubahaye ikaze mu kiganiro Soma Andika Munyarwanda mugezwaho n'inteko y'umuco binyuze mu ishami rya serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu. Uyu munsi turaganira kuri serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu. Muri iki kiganiro turi kumwe na Nizeyimana Claude, ni umuyobozi wa serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu. Jye ugiye kukibagezaho ndi Uwamahoro Janine. Umuyobozi wa serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu, ese mwadusobanurira serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu icyo ari cyo? Serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu ni rimwe mu mashami agize inteko y'umuco. Inkoranyabitabo y'igihugu rero ni serivisi y'igihugu yashyizweho n'itegeko kugira ngo ikusanye, yakire, itunganye, ibungabunge kandi ibike ku buryo buhoraho nk'umutungo w'igihugu ibihangano byatangarijwe mu gihugu, byanditswe n'Abanyarwanda cyangwa abanyamahanga, n'ibyatoranyijwe mu byatangarijwe ahandi bivuga ku gihugu, ikabishyira ahagaragara ngo bikoreshwe na rubanda, binabafashe kumenya amateka n'umurage by'u Rwanda. Turavuga serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu. Ese ubundi izo serivisi ni izihe? Mwatubwira inshingano izi serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu zifite? Mbere na mbere, serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu zinjira mu ntego y'inteko y'umuco yo kubungabunga umurage w'igihugu, kuko ibitabo cyangwa ibindi bihangano biboneka mu nkoranyabitabo y'igihugu ari umurage w'igihugu. Ku bijyanye n'inshingano rero, serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu zifite inshingano zitandukanye ivoma mu z'inteko y'umuco. Inshingano ya mbere ni ugukusanya, kubungabunga no kwegereza abagana inkoranyabitabo y'igihugu ibihangano byanditswe n'Abanyarwanda cyangwa ibyanditswe ku Rwanda. Aha, iyo ibihangano bimaze kwakirwa, hakorwa serivisi za tekinike kugira ngo bishyirwe mu nkoranyabitabo y'igihugu kandi bibikwe neza, bityo bizabashe gukoreshwa n'abayigana. Muri izo serivisi za tekinike harimo no gushyira ibyo bihangano mu ikoranabuhanga ku buryo umuntu ashobora kumenya ibiri mu nkoranyabitabo y'igihugu yifashishije murandasi. Inshingano ya kabiri ni uguteza imbere umuco wo gusoma no kwandika binyuze muri serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu ndetse na porogaramu zitandukanye igenda ishyiraho ifatanyije n'abafatanyabikorwa banyuranye. Inshingano ya gatatu ni ugutanga nimero mpuzamahanga ndangabitabo zizwi mu ndimi z'amahanga nka ISBN ku mazu atunganya cyangwa atangaza ibitabo twita publishing houses mu ndimi z'amahanga, ku nzego za leta, imiryango itari iya leta n'ibigo bikora ubushakashatsi, no gutangaza buri mwaka irangabitabo ry'igihugu. Byose bikorwa hagamijwe gukomeza guteza imbere uruganda rw'igitabo mu Rwanda no kugaragaza ishusho y'ubwanditsi mu gihugu. Inshingano ya kane ni ugushyira mu bikorwa politiki n'ingamba bijyanye no guteza imbere serivisi z'inkoranyabitabo. Inshingano ya gatanu ni ugutegura ibisabwa mu gushinga inkoranyabitabo, kugenzura imikorere yazo no kujya inama. Inshingano ya gatandatu ni ugushyiraho amabwiriza arebana n'imicungire y'ibihangano no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ese mwatubwira ubwoko bw'ibihangano bijya mu nkoranyabitabo y'igihugu? Bimwe mu bigize umutungo w'inkoranyabitabo y'igihugu birimo ibitabo, ibinyamakuru, igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda, imirongo ngenderwaho y'urwego cyangwa ikigo cya leta, amabwiriza rusange, politiki z'igihugu, ingamba z'inzego n'ibigo bya leta, ibyavuye mu bushakashatsi byemejwe n'urwego rubifitiye ububasha, ibihangano bisubiwemo, ibyatangajwe na leta n'imiryango mpuzamahanga n'ibindi. Ni bande bemerewe gusura serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu? Bisaba iki? Ikorera he? Bayisura ryari? Ahantu hose
ikigero cyose cy'imyaka, inzego izo arizo zose, kandi nta kiguzi, bemerewe kandi basura serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu aho ikorera Kacyiru mu nyubako ikoreramo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe. Inkoranyabitabo y'igihugu ikora mu minsi n'amasaha by'akazi nk'uko biri mu mategeko agenga abakozi ba leta. Mboneyeho rero guha ikaze abadukurikiye mwese ngo muze tubakire kandi musome, bityo mwiyungure ubumenyi ku ngingo zitandukanye. Murakoze. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Dushimiye cyane mwese abo twabanye, by'umwihariko umutumirwa wacu Claude Nizeyimana, umuyobozi wa serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu. Mwiyumviye rero icyo inkoranyabitabo y'igihugu ari cyo, serivisi itanga, ndetse n'uko buri wese yemerewe kuyigana nta kiguzi. Naha buri wese rero ngo ayisure kandi asome ibiyirimo bibumbatiye amateka y'igihugu cyacu. Ikiganiro Soma Andika Munyarwanda cya none naha tugisoreje. Tuzongera ubutaha. Mwari kumwe na Uwamahoro Janine.